turujya nsanga nta n'ubundi ntago muzi nyine ariko nzamukwereka ugira umusheri ariko nyine mfite gahunda yo kuzamukwereka kuba ryari sha nyine muri ya minsi byemera ko nta musheri ugerayo ariko nyine byaje kuba so urifashe bagiye kwerekana bari bwiyongera ko ufite sheri oya none ari kuzabikubwira ikintu ntabwo bisiriye ukuri kandi ubimbwira uko bagiye kukwerekana numva ntabwo nari kuzakubwira kuri telefone yanegereje ko wenda uzaza tukabona umwanya wo kugira uzi n'ibindi se iyo ntabwo byatuma navuga ntabwo byatuma navuga rwose ibyo bijya kwipanga barambwiye tujye twishura gahunda zawe ziri personal hari undi muntu wabibwiye se ubundi muri famiye hano arabizi ntabwo nyine papa ntabyo none se reka nzigumaze urifashe uko byagenda kose ntabwo ibyo mwabipanze ejo ubimbwira ko ejo bizaba akosiko bamubwiye rero ntabwo byambuza kuvuka umeje impamvu ufite umuntu kubyanga urakoze isuku ibyo nibyo bitumye cyane atanamenya n'ibisabiro siko uragira ngo ubwire iki ese uwo musheri simuzi ugiye iwabo bagiye kwerekana ibyo nturabisobanutse nyine ariko nyine kuzabikubwira ububwire noneho nimba ibyo bintu bihereje agaciro cyane natwe ureke dufate umwana utubereze agaciro ejo nzaryama ntabwo nzaboneka kandi ejo uzakora nabo bahindura umunsi iyo uza kubona yari amereje agaciro kuba warabimbwiye mbere ariko nyine siko unyongera ibitotsi bye none se nyambo bimeze gute sawa uko mbona utishimye sha urebye ariko none nta kibazo byari ndishimye kuki kandi bigaragara mu maso wagira ngo nyine sinzi impamvu ndi kubona uri kumbeshya ufite ikihe kibazo ko nzi ko najyaga nza maso ko ntameze neza nyine twahuraga nkabona uri guseka utumwenyu twa buri kanya ariko ukuvugira ku munsi w'iryinyo habaye shasha rimeze neza nk'ukuri are you sure nyine biraho kare twigeze kuvugana umva uvuze ukuntu nyine ko nubwo ngo nasubiye mu rugo ntabwo uramenyera iwanyu se ko aba ari iwanyu nyine uba ugomba kumenyera no kuhakunda ndumva ari byiza ubwo utangiye kumenyera nyine ahubwo byamubaze nyine bro waramubabariye ese ko babarira umuntu waje kugusaba imbabazi hari ubwo yigeze kubwira ko yaje kumusaba imbabazi nyine ndabyumva ibintu yakoze ntabwo wabikunze sibyo ariko nawe urebye bifite ishingiro urabona iyo uguma hariya mu rugo bari gutekereza yuko musigaye mubana bitemewe n'amategeko sibyo so rero ni mpamvu yakubwiye ati wenda usubiye mu rugo shaka n'ukuntu wabashyira ibintu ku murongo wenda nategura ukuntu muzabana maybe wabifashe nabi ariko ubundi nta wundi mutima mubi yabikorana agashonaga ikibazo ari ukunyereza ku maboko n'undi amaherezo ari gutaha ahubwo uburyo yabikozemo akamwanguka mu gitondo kimwe atanambwiye ngo nitegure ngo nanasezere byibuze abandi bana neza akamwa ngo taha cyoko zabo birumvikana siko ajya ngo nari naramurambiye urungaraye mwugo muryango nese nabonye se nari kuyakura he ko nta mafaranga ari nkwiye numva gahunda ihari none ugutaha ukamvira mu rugo ako subwo ndataha njye impama y'Imana from ntabwo ngiye kukubesha nde ntabwo nishimiye kubana ni Debe umuntu w'indebetse uhambwira ute ko umugore nyaminaga
yakwanamiza mu muhanda akagenda asize inzu idakinze. ariko se sinari nasize nyikinze uri kubona batafunga. Ntabwo wayikinga ngo bayibe. Ngewe navukinze ngewe ubwanjye nasize nikingiye. Ubu se ndi igicucu kitamenya inzu ikinze. Ntabwo uza ahantu tugarukiye. Turagere ukuntu inkweto ihengamye. Nta wamenye surabarizaye. Ubu nuwagajanye nawe ntihagarira inaho. Ubu ariko ibi byose ni wowe mbishinja nubwo bayatwara narakubwiye nta gihe ntigeze nkubwira ngo amafaranga yajyane kuri banki urangurananira ubwo nawe nibyo washakaga nta kindi nibyo washakaga. Dore umugore w'igicucu we ntawumvaga umaze iki hano. Ako si ubwo ngubwo mbabarira umbwire ngewe naguhereye kuva ryari nkubwira atari amafaranga wayakuye hano mu nzu ukayajyana kuri banki warananiye ngo banki ngo yashya ubwo sibwo uri ku hayigawe ngiye kongera nsaba uwo n'imyesi ibi byose ni hejuru yawe n'impamo ni hejuru yawe wakibona gihagaze yajya ngo gifite mu mutwe hatekerezaga wajya n'ikihaza mw'ubwo bwonko man icyo nkubwiye cyari ko nta yindi gahunda n'ugutaha ukamva mu maso mugutera vugatereka nande nite ku by'urugo cyangwa wenda kumva wenda nta iwacu ngiraho gutaha. Sorry pe usanga nawe byaramutunguye nyine hari ukuntu nyine ubyuka ukumva ukahita wenda warayitekereza ikintu ukahita ubyuka wumva wahita ugishyira mu bikorwa rero ndumva ari bwo buryo yabikozemo nyine nuko byihanganira nta mutima mubi pe. Rega niyo yagombaga kumva ko biyishyira mu gikorwa cyari ikintu nge nawe turi bwicwa agombaga kwicara tukaganiraho ntabwo cyari ikintu nyine yagombaga guhita isa akantu uza nkaho ngenda undi muntu wo hanze wenda cyangwa undi mushyitsi wabasuye yarambiwe cyangwa uri kwitwara nabi akamubwira ngo taha. Birumvikana ko biriya nyine nzamubwira abikosore najye ajya kukubwira ikintu imyanzuro runaka ajya abanza kuganiriza. Njyewe numva abakunzi nyine ari abantu babiri bagomba gushyira hamwe ikindi bakaganira ku mwanzuro w'ikintu bagiye gufata bakumva niba ukwiye kuko rega umuntu umwe ashobora gufata umwanzuro udakwiye ashobora guhubuka cyangwa se bikaba binakwiye ariko atari cyo gihe cyo kugira ute cyo kuba byakorwa. Rero abantu babiri bakundana aba ari n'abajyanama bagomba gushyigikirana cyane ko muteganya kubana ibintu byose urugo ari urwanyu babiri. Ese niba atangiye gufata imyanzuro wenyine ubwo nitubana noneho bizagenda gute? Shaho ndabyumvise pe hari ukuntu yakoze amakosa ariko izere ko nyine uzamubabarira ukabyibagirwa mugakomezanya mugakomeza mukishima nkuko mwari mumeze mbere. Sibyo? Ibintu byo kumufata nabi bigabanya please. Nizere ko atagutumye ngo uze kumusabira imbabazi. Nta bigeze bimbwira nyine. Ngewe wizanye. Gutaha ntago ari we. Wakintu ushaka gusubira ku bijumba. Gutaha si wo muti w'ikibazo. Reka ndebe kutagiye konya kurerembura amaso. Ahubwo wereka nkubwire. Nkubwire iki? Ziba. Nta n'ijambo rizimuzonga. Reka turabibwira umwana wanjye yanike. Subizi ko abana b'abahungu na banyina bumvise nkozi yibi. Yishimiye kuja arafasha amadebe. None se yanike we yishimiye kuri bunyirukane ngafata inzira nkagenda. Uramubwira ngo iki ngo gara amafaranga gose gagiye. Ndabimusobanurira nyine ukuntu nabikubwiye ngo tuyajyane kuri banki byose usanga. Unanje mubonye. Namubwira ubugoryi n'ubucucu n'ubuhunyira bwawe. Unanje nanje ngo numugore muzima turi kumwe. Nanje tukajya gusezerana nanga dusezeranya ngo ivanga mutungo. Bazabihindwa turavanga ivanga bwenge. Umugore utazi ubwenge ntagashake. Ariko ubundi warugambiriye ubundi no kuva kera washakaga kunyirukana cyangwa n'amafaranga gusa bite. Nigeze mbwira ikintu nigeze nkuziza. Sibyo mu burangazo ugize. Ibi byose uri kubikora kubera amafaranga koko. Ayiwe ubundi yuza kureka tugasezerana. Iyo uza kureka tugasezerana ntago ube wirirwa uncunaguza gutya mw'uru rugo rwawe. Nizera. Nawe nta kibazo. Rumeze utese? Ndaho nyine nakazi
mu rugo ni kwa kundi mba nta kintu gishyashya muri makeya. Papa wawe ameze neza ariko we yaragiye urabizi araza akamara igihe gito yakongera akagenda. Umva cyakoze nakubeshya. Ni ubwa mbere ubanza mvuze nayo niki sindakimubwira. Ariko papa wanyu ni imfura pe. Mufite papa wanyu ufite ubumuntu, ufite umutima mwiza, ugira urukundo, ukunda abantu. Nyine ni umuntu mwiza pe. Cyane byo kuko urebye uko mama ameze ntabwo bamugereranya na papa, aratandukanye cyane. Cyakoze Imana yabireba. Ahubwo reka muze abantu habeho umuntu ukonje n'ubushyuhe. Ndabibaze papa we yaba nabagira amahane nk'ayawe. Kuko Mana yanjye. Umva hari gushya burundu nta muntu ari kuba kiba mu rugo. Ariko byibuze mama wawe ibyibuze yarakaye kubyihangana bikanga mama papa wenda aramukaruma gatuza wenda yabwira umwana nabi papa we akaza kumuganiriza kumukaruma. Oya ariko umugore aba agomba kubaha umugabo. Ntabwo nimba n'ubundi bose bari hejuru umugore agomba kuba ntabamenye. Ariko njye papa wawe nyine iminsi yose twahuye nabonye ari umuntu mwiza cyane. Natwe pe binadukorera burya twitaho usanga nyine ntabwo ajya apfa kudutonganya ku bintu by'amafuti cyangwa mu nyungu ze bwite, ahubwo atubwira ibintu natwe bizatugirira akamaro. uru rugo rwawe ntabwo uba wirirwa umbwira ngo ndi ikigoryi ngo ndi igicucu iyo nza kuba narasezeranye nawe. Niyo mpamvu wirirwa umfata gutya kubera kubona ko tutasezeranye. Bo kama mbaya ndavye tinda muntu rukayamburirwamo bindi bintu byawe bibaga muno nibi. Ako se wowe uri mu biki ko ngewe ntari buva ahangaha uko byagenda kose niyo wazana iki nge ntago ndi buva ahangaha rwose. Aho ngewe ndi buve ndabigarura nyanzanira hano nawe uri fata ibintu byawe utahe. Nge ntago ndi buve hano ngewe reka maze kumbwira nge ntago ndi buva ahangaha. Toka ndavuze ngo hamba nge ntago ndi buva ahangaha nge ndagumanga. Nakubwiye ngo ntago ngushaka. Ntabwo ari amafaranga ariyo yatuma nge usora gutya ngewe. Forum reka nkwereke sibyo? Reka nkwereke. Ngewe ntaho ndi buve nge ntago ngewe ndi buva ahangaha. Je ntabwo nishimiye kubana n'umugore w'indangara. Nta kibazo ariko ngewe ntabwo ndi buva ahangaha. Uretse nterekemo dundu ubwonkimwe. Nushaka uterekemo n'igihumbi zose birakureba ngewe ntago mva muri uru rugo uko byagenda kose. Nta soni. Urajya kunsora inga nze mpamagare yanice niba ari Nadomo Shirema kandi ntabwo ariko kwihutirwa ahubwo kumbona wasuhiriwe bimeze gute? Wema nawe uri nkangira wasuhererwa gute se? Wenda njyaga nzaro ngasanga ufite morali ukanyakira ubona ko ufite imbaraga ariko ndabona umeze nk'uko yanyagiwe. Ugira morali ariko ufite n'umuntu byibuze wabasha kuyigutara kuvuga ati wow reka dukomezanye n'umuntu. Kwema uri inshuti yanjye reka tujya tunyuzamo nyine tugakozanyaho nk'abantu ntazibanya zidakomanya amahembe ibyo ntibishoboka. Ariko twe n'inama tuba tugiye n'inama tuba tugirana bya kigabo kandi sibyo? Ariko noneho izo nama nanjye nizo shaka none buri gihe kenshi muri no minsi niwe wazagungisha inama kuri akaye none ndashaka kugisha inama zijyanye n'ikisukuri kuko nzi ko ubucuruzi bwawe buteye imbere n'utubazo tw'amafaranga ufite twa dukemuye. Twararangiye nta kibazo mfite. Ufite ikihe kibazo? Kwema mbabara umbwire umupfumu wagiyeho ku buryo aguha umuti wo kugira ngo mama Natasha atuze aba umugore mwiza ku buryo ahantu hose tujya urabizi Kigali tugira bose bavuga bati vraiment dore umudamu uri ku murongo. Baby, this is a little bit serious. Ugereranyije n'ibindi biganiro byinshi tuba tugirana. Wabaye iki? It is regarding our future. Nifuza ko tuganira ku bazaza banjye nawe. Okay.
your brother Yannick yabimbajijeho gusa nanjye nagiye ndicara mbitekerezaho neza nibaza ese koko nkwiriye gukomeza kincara nkatera iyo ngiyo gusa nkakora ibintu bujura siko nanjye yabimbajije se oh really yarabimbajije ko bigeze he ngese ko tutarerura ngo tubire mu rugo tuzahora mu bwihisho twabwiye tugomba kubanza tukabiganiraho njye nawe then tukabona gufata umwanzuro ndakeka ari igihe cyiza cyo kuba twabiganiraho so what do you think Nina my mom arakuzi ikibura no kuba twagenda twabimubwira bikaba official ariko mama wawe anze nk'umukozi ndetse aranampinga cyane yumva ko udashobora kuba wankunda I understand rero ndumva ubwoba bukwiriye gushira nkafata umwanzuro twagenda twabimubwira tukamuteguza ukamubwira ko nshaka kuza kuhasura mbarumubwira ikintu wakoresheje pe ase ubu ni wowe uri kumbaza ibyo bibazo uzi neza na situation nari maze iminsi nanyuzemo ibyo biri kuntangaza nyine yego nyine aba kwiyakira mbikubwiye kenshi rwose mama Natasha yari yakiriye nyuma yo kubura amafaranga ko rwa buryo yayoboragamo abagore abonye bitagishoboka haricara apfukama arasenga asaba Imana avuga ati Imana mfasha ntazatekereza nabi hamwe n'umutima nama we birakunda nushatse kuba ko njye nkasenga uhisha kusenga ariko amasengesho ntagere ku Mana kagarukira hano mu cyumba ryamama none se mwe mwagikanyare ego no gusenga ntabwo ari kuvuza ingoma none si ukuvuza njye ntabwo reka nkureke rwema kubeshya ni bibi nta kintu ushinja Nyagasani pe yampaye amafaranga imuru byabo ubyumva imana n'ubwenge bwo gushakisha amafaranga nawe urabizi aho amafaranga mbwite hari ahantu turakura amafaranga eba niyo bari munsi y'urutare njyayo urukumva none n'igikundiro cyo kugira ngo abantu bose dukorana dukundane banyizere kugira ngo uyu muntu aguhe kontineri 20 uzizane uzicuruze uzamwishyure usubiyeyo ibyo urabizi ariko noneho mpfa kwinjira mu nzu yanjye wagira ngo ninjiye ikuzimu nta kongera kwishima nta kongera kugira gute nibibaho none se wait nambwira ko ari wowe ushaka kuza kudusura cyangwa nambwira ati no my boyfriend okay nshaka kwereka umukunzi wanjye agatungurwa nyine asanze ari ngewe hari ikintu uri kwibagirwa there is a deal mufitanye wowe nawe right so ntabwo ariyo ahubwo twagenderaho tukaba twamubwira ko nyine byaciyemo sure yeah you know 1M remember gusa ntabwo nizeye ko yatanga muri kino gihe bitewe n'ibibazo afite stress afite ibiki sheri nicyo gihe cyiza ahubwo twamufatira akahita byemera ashobora kwita avuga mumbabarire gutyo akahita byemera basi miliyoni nashaka zayitware yego ariko nibura nyemerera ukunda nawe birofisha papa waba nzi na mama waba nzi then tujye nanjye tubibwire byaba ari byiza ariko nyine ntabwo ndamenya umunsi twabimubwiriraho ariko ndifuza ko byaba vuba ku myaka mfite njye na madamu ko tugeze muri ya myaka yo kuvuga ngo tugiye kubaho neza ubundi ahandi nk'iburayi cyangwa ahandi heza murakumva bajya muri retraite bakicara bagatungwa n'ibyo bakoze twebwe noneho turi gushwanyaguzanya turi kugirana gute wagira ngo ni umuzimu waduteye muri kubishaniramo yes urumva ariko nyine urumva buriya ikibazo ari amafaranga twema reka mubwire buriya abazungu baradukoshereje bo bazanye ibitanda reka mbikubwire ubu ndayo nk'umuntu wawukanye kubera bya bitanda byacu bya metero 2 uryama hano umugore nawe akajya kuryama muri metero 190 ubwo guhura biba birangiye sinzi n'igihe azira sinzi igihe agendera shwi iyo mpfuye agasoni yandika agapapuro ngo ngiye Dubai ngiye mu Bushinwa ngiye hehe urumva ubwo buzima n'ubuye se ubwo ni ubuzima buye kamwe wahurutse ko nyine nanjye njye nicara umutima ukanjya nkibaza se ntibikindi gukora nanjye mbitekereza kubera ko twari tumeze nk'abantu bari mu mikino kandi
imyaka turimo ntabwo ari iyo kwirirwa dukina muri relationship idafite intego nanone wenda nubwo bitajya binaba cyangwa wenda se hari igihe cyo kubona umuntu aratwisa rero gutwita ababyeyi batakuzi bihita biba ikibazo gikomeye ariko mu gihe twaba twaragejeje sinumva ko njye nawe byahita biba gutyo nawe tubireke hari igihe ibintu bigwira umuntu alright bebe urabinyemereye ngiye kugenda ntekereze igihe nyine twamufatishirizaho yiriwe mu rugo ubwo twanamusanga kuri shop cyangwa tukamusohokana ibyo turakora ibyo si ikibazo ahubwo se yabyemera ushobora kumubwira reka umujyane kuri date muganire and meet someone cyangwa se tuzabikore na papa hari wibuke ko papa abizi ko njye nawe dukundana kandi aradusapotinga but the problem is this dushobora guteranya ababyeyi kuko papa gute yaba abizi akaba atarabibwiye umugore we ariko mama yabyumva vuba nsigaye nicara ngashishira ko nambe we mu gitanda namushe bwo mu gitanda nabonye gusa ubwo urumva ndi gusaza neza kumbi twajyaga twicara tukaganira nkabona urimo neza nawe ku mutima warashize umutima wabaye akayunguruzo supernet ariko ikibitera reka nkikubwire aya mafaranga dutunga dushakisha tukayabona kimwe mu bigutera ibibazo mu rugo rwawe ni amafaranga ngabanye kugira amafaranga menshi ntabwo kugabanya kuyagira cyangwa se ahubwo wakongeye kurushaho none sibyo ariko umugore wawe amafaranga yaramutwaye ntakikwitaho ntakigufitiye umwanya kendo nabyibutse igihe umugore wawe yari afite amafaranga menshi njye namubona ntabwo wamubona ariko amafaranga ashiriye aba mu rugo aratuje arasenga nta kibazo afite amafaranga rero yanyu mufite muri uru rugo niyo kabitera ariko ashaka gukemyeho gatoya nk'amezi nk'abiri cyangwa atatu bigashyikira umwaka inyungu y'igitekerezo hari icyo wabona kiraho ese yajya kuburana ngo simbishaka ngo gutya na za bato yirirwamo ziwe zo kuvuga ngo ntago ngo ashaka ngo nyambo na yanike ngo I think ibyo bintu atagifite umwanya wabyo okay let's do it mu gihe kitarenze ibyumweru 2 okay nta kibazo guhera nonaha guhera uyu munsi nonaha guhera aka kanya nonaha guhera izi saha yo mu mata kugeza mu byumweru 2 igihe nk'iki ngiki tugomba kuzatwara birangira gusa ntago byoroshye sheri wanjye baby together we can kandi hari urukundo ibintu byose birakunda ahari ubumwe ibintu byose abantu barabishobora tugomba kubisengera right kubera ko dushobora guferinga turebye nabi ntuzamfasha nirigubaza I'm always there for you. Thank you. I love you. Love you too. Bamufitiye inkuru nziza. Baby yabyemeye. Wow. Wumva se. Ahubwo ngewe nategereje kumbwira ndabase reka wenda mpace. Ubimbwire neza ino kuri telefone ntago byaba bihagije. Oya urumva nawe mubajije. Ranza abizenguruka. Atarafata umwanzuro and then umwanzuro arawumpa. So here we are. Ntabwo shidikanyeho. Ko nawe mbona usobora kuzi ku kwestar umuntu. Akwezi umukobwa ntago yakonanira kamera. No, en fait, ntago we yabyanze comme tel. Nuko rero ngo no kusengo ngo mubiri ya mushiti yawe ngo abayaziranye na fiancé wanje bla 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 bla. Ariko nubundi birangira byemeye. Yeah, that's good. That's good. Byemeye. Ndavuga ngo double date ubwo rero umwanzuro ndumva ruko date igomba gukomeza nkuko yapanzwe.
nyine ahubwo mbwira nyine tubyihutishe buriya iyo ibintu bitinze nyine birapfa. njye ariko nanatekereje ko tutajya mu byo gusohoka. Byo gusohoka urumva bari kuntu urareba n'indi uri kureba hariya n'indi uri kujya hariya amajwi you know there's no intimacy. Ndatekereza dushobora kubikorera hano twakuza tukicara hano tukagura ibyo kunywa hano rwose. ntacyo byantwara cyangombwa nuko biba kurya umuziki mwiza twikontorera pana bimwe byo mutubari genda bakapumbum. hano umuntu aba anisanzuye umuntu aba anisanzuye rero ushobora gusanga binabaye byiza mu nago yenda gake nakaba ko yiramba. we never know. Gusa ngewe ahanini Chris ahanini ngewe impamvu ubona ndi kubipushinga sana nshaka ko biba Rume namahorora mbona wifashe nk'injangwe yapfushije nyirabukwe se kandi noneho byagenze bituruka mwarane ibibazo ndimo by'yororo wa mugabo Satani yantereye urugo nanjye nayobewe ahantu yaturutse. Asenga Satani nyagukubitwa n'inkuba ko yibasira ingo z'abantu. Mbese byagenze bite n'umuka? Ya mafaranga bayibye. Ya mafaranga yari ari mu nzu bayatwaye. Nakinze njya ku muhanda ngiye kugura inyanya. Aho ngarukiye nsanga inzira kinguye ngira ngo sheri yaje byibura yinjira mu nzu. Ngeze mu nzu nsanga ibintu byose basandaje kimwe hano ikindi hano ako kanya umutima wahise ugenda ku mafaranga. Ngiye kureba hano amafaranga yarateretse ndayabura. Ku izina ry'Imana? Ku izina ry'Imana yo mu ijuru. Yarangaye. N'amafaranga menshi. Yose bayatwaye amweho nakubwiraga ngo umugabo yafite hano mw'iyi nzu ngo genda umufashe byibura bayajyane kuri banki. Ayega mana we. Yose uko yahoze yose bahise bayatwara. Bakukumbye mu gihe nkiri kwisereranga najye kubona mbona araje. Ariko nari ngifite akizere mvuga ko wenda ari we waba wayatwaye. Ageze hano rero mu gihe turi kuganira ndi kumubwira ati kuki winjiye mu nzu ugasohoka ugasiga ukinguye. Arambwira ati ngo ntago yiriwe hano. Ako kanya nibwo nahise nemeza neza ko amafaranga bayibye. Mba ndayabuze gutyo nibwo nawe yinjiye mu nzu agezemo nawe arayabura asohoka rero mva induru ibaye induru ubu ari kunyirukana ngo nimuvire mu rugo n'ibintu byanjye byose ari kubisora abijugunye. Ahubwo nimba ataragukubita n'umuhino ugira amahirwe. Numva akambwira ngo asigaranye miliyoni nimba ari zingahe we. Yose uko waba uyazi yose bayatwaye. Kandi nari buri munsi nahoraga mubwira ati mugabo wafasha no mafaranga ukayajyana kuri banki. Nanjye niyo mubwira ngo amafaranga wiyabike kuri banki ngo banki ngo yapfa ngo banyiri banki ngo bashoboye gupfa ngo ugasanga ngabuza amafaranga. Iriya ni imyumvire mibi narabimubwiye kuva nake ubusa ahubwo ntabwo yiyahura we. Kwiyahura gusa. Ubari he? Sinzi aho agiye yazamutse aho ngaho ari kuvuga ngo aranyiruka nyine we yagiye avuga ati ntagaruke hano muri uru rugo hansanga. Mbese icyo ashaka ni ukukwirukana. Ni ukunyirukana nta kindi ngo ntabwo yatunga umugore w'igicucu ngo ntiyatunga umugore w'ikigoryi. Mana yanyisidebe yantutse ibitutsi byose ntatekerezaga ko umugabo yantuka byose yabintutse. Uramireka nkubweze ukuri. Ngiye ndifuza ko girlfriend wanjye amenyana n'uwawe noneho urabiza abakobwa iyo bamenyanye hari igihe bahuza bakaba bakopine bimwe byabo mbese urabizi ko iyo bahuye kuntu biyumvanamo akaganira utuntu twose nyine bya gikobwa akazageraho kamupushinga nyine kukugarukira. Bro ngiye ntago nshaka kuzakora ubukwe mbona nawe aho ngaho umva nkubwire bro kuri isi Imana nari nzi ko hari umuntu umwe nyine ushobora kunyifuriza ibyiza. Yannick, bro, you're a good friend. Thank you, brother. I love the idea. Abahanga nibo bavuga ati inshuti no ku muhanda urayihabana kandi ikakubera umuvandimwe cyangwa ikakurutira n'umuvandimwe. Ahubwo tubikorera ryari? But it's up to you. Ngewe wanjye anytime ngewe nta kibazo.
time gusa ngomba kumubwira before no byakagombye kugira kandi kuri schedule. How about Friday? this coming Friday cyangwa Yeah. Friday ndabona nta gahunda nyinshi mfite n'izihari nazireka. okay kuri njyewe nta kibazo umwanya urahari ahubwo njyewe ndarara mubajije then tomorrow morning cyangwa se nyuma yaho I will let you know. Yeah, true. Kabisa nta kibazo. Friday. Yeah. Azahira rimwe. Yeah, hari n'ibindi ugomba kumenya bro buriya sinzi uburyo ubanye nawe ariko uzajya ugira utya hasi ubundi ndabikubwira kubera zana telefone yawe mwereke wishyiramo ntuza ya momo we ugire umwohereze nk'aka 1M sorry boss se niba nta nayo ufite ubu ngubu mbwire njye mbe nyaguhaye then you send her some money umwohereze 1M hanyuma se nyine wowe mubwire ati urebe utuntu ukemura rego umukobwa ntabwo yakubwira ibibazo byose afite wowe as a man ugomba kumwereka akajeste nyine ukajya ukora akantu financially nabyo birafasha kuko ibyo biramutravaya ko bizamufasha nawe agenda kugarukira pole boss inzi ntago ngutegetse ariko done nayamuhaye so wowe utegereze rero uzabumbwira aka ni surprise keza nanjye ndibijebije nkagusiga ahangaha nkagenda amafaranga nyasizemo ahangaha naza ngasanga bayatwaye ugasanga nimba yakwese ideba ahubwo ndumva yakubashye ahubwo se mwara wamfashije wambabariye ubwari mwo kamfasha kuko ko wowe mushobokana ko wowe wakumva wambabariye basi ukamfasha nakwijana ndumva nkubwira kukwirukana wenda bijabije yabakoze amakosa nanone ikosa ntirikosozwa irindi ariko nanone kukwirukana rwose nawe ntabwo wabimurenganyiriza none se ko muri inshuti wowe basi uramfasha iki wambabariye ukagenda ukamusabira imbabazi kuko wowe arakumva ndabizi ko ibyo umubwira byose abyumva namuturuke muri miliyoni zingana kuriya bakwibye koko gusa yabwirwa n'iki nimba bazibye utazi none se reka manze nkubwire burya ntabwo wambwiye ngo urashaka umukobwa wawe yaza basi akaba hano muri uru rugo ese ko wabyanze shaho oya basi reka nyine tuganire reka basi mbyemere umukobwa wawe umuzane azabe hano basi muri uru rugo ngenda byemera rwose nge foromina ariko nawe genda umfashirize umugabo ajya kumva ugenda umunyigishirize byibura ndebe ko ntava hano muri uru rugo iyo bije se ko nyumva cyane ko ukuntu anyumva urabizi ni umuntu wanjye rwose byo ndabyemera ariko sindamuherahera ni ukuri shakisha inzira wanyuramo umunyigishirize basi nsigare hano nurangiza uhita ubwira wa mukobwa wawe aze nta kibazo ndamwakira ndamufata nk'umwana mufate nk'umwana wanjye rwose ndabyemeye ngewe foromina ndabyemeye ariko ntavuye hano ngo ntandukane n'umugabo wanjye ahubwo kuba ubyemeye aho niho imbabazi ziri ntushaka rwose usubire mu buriri usase ugire gute humura ntabwo yakwirukana urabinkorera se basi kubikora gusa nimba ubyemeye ariko ngewe ndabyemeye amasezerano yanjye tugiranye ndabyemeye uzana uwo mukobwa wawe abe hano ndamufata nk'umwana wanjye pe kandi uzabibona nta kibazo azahura nacyo hano muri ubu nanjye reka nkubwire cyo none ahangaha humura ntabwo akwirukana yego ahubwo se urakoze cyane akubwiye ko agiye ambwiye ngo arazamutse niba agiye gushakisha ngare ko abona ayo mafaranga simbizi ariko yaragiye ariko ntabwo namubure hamwe ngo mubure ha kabiri humura ariko tuza ashyira umutima hamwe n'izina ry'Imana ntabwo kwirukana ngwizere njyewe ngizera njye mwarabu kandi ibintu byose ndabikora ntugire ikibazo rwose mwana we nafashe n'ukuri nafashe pe nanjye umwana we ndamwakira sore mu biki koko mba ndi kwirya kubera rero ngo kumbuye byiza ariko cyangwa se usigaye mbyibuha numva usigaye urya cyane usigaye ufite oya rega icyambere ni umutuzo mu mutima n'ibyishimo ese nkubeshye buriya iyo mu mutima wumva utuje ntacyakubuza kubyibuha wumva shumba shangiye nibyo gukora ko mba nariye nyine niyo nibutse ko ngufite
bihita binyongerera apeti n'ibibaraga. ariko nibyo byiza cyane mba nyine niyo byonyine ndi mu rugo tu haragenda araniseka Mugishuri. yende gutekereza rero urabona ari game wari wajya ku kintu wifuzaga azi nyine ukuntu nyine nakwifuzaga nyine nkumva ari nk'inzozi nkumva buriya impamvu naje hano kenshi gashoboka nabona narabuze aho mbihera nyine Ngira ubwire. Nyine. Yo kubwira. Kumukunda. Fake. Ubwo rero ruteze amatwi uzi ngo ngiye kuzana indi nkuru ya danje yahe. Najya amahame. Byose. Jojo. Cece koza. Karame. Senene. Uraho neza. Turi hano. Tumeze neza. Sorry nako. Skål kwigira uduki. Suracyandaka. Utakora kuri. Narakora kuri. Basi banzu. Ako skål umuntu aba cheers. Umuntu aba yakirinze kuko ikora ibintu bibi. Rega njye narakurebye mbona ntabwo uri kwitaho nawe. Nzira ndago. Urifasha uraje. Turi gukorana, turi muri business. Ngufite sheri ntabwo yambwiye. Ibyo byanjye cyane akazi nimba utabona bize. Ntabyo mbwiye ngo none ngo bazanjyana kunyerekana waraje arambwiye. Okay. Kuri inshuro aciye bugufi basi umbabarire. Nyine nta makosa nakoze. Kandi Natasha urabizi kuko warakaye. Ntabwo nyine bishimye. Ese ubundi shiko iyo wifashe kwambwira ngo ufite umukobwa mukundana simuzi. Ubu sanze ari nk'ibeach y'i Kigali ahubwo y'insazi igiye kuza katwangiza hano twese. Waraduhishe. Ukambwira ngo mama arabizi mama azo umukobwa. Wenda tubiye kabizi kuzagera azo umukobwa. Nyine natereka mubwiye sibyo nyine urabona wowe inshuro nyinshi bandi kubana na mama niwe nisanzuraho niwe mbwira byose niwe nshuti yanjye magara ariko nawe fata risike ngende baze mama wanjye n'ibyo bindabizi oya muhangaruka bimeze nicyo nshaka kukubwira nyine nyumva ni sibyo basi mbabara bwaribwo nyine narakosheje nyine aho nakosheje nahatekerejeho nsanga hari ibyo nagomba kukubwira ntabwo nese icyo uri kunsaba no kujya mu kazi gusa Yitwa Samoya niba mutipe nakubwira umushuti wanjye. Ntabwo ko njye wagiye bari. Samoya. Samoya sukuje ibintu bibaho. Iryo zina ribaho. Yitwa Sankara. Niba umushuti wanjye nakubwiraga twahuye Dubai. Yitwa Sankara. Sankara yitwa Nyambo umubereye tante. Turabana hano mu nzu. Umukobwa wanjye. Navugana na Sabi. Vugana na Sabi? Nyine umuntu hano zibye Sabi. Uza gashye Sabi yankoreye. Yamwemeje ukuntu ndi mama wiwe. Jesus Christ. Ukuntu namubyaye. Ukuntu ngo mfite n'abandi bana benshi nyine aragenda aramwemeza. Mama we muri batisima. Uye ngo mama w'umubyara. None nawe yibaza ko yari yabyemeye. Atangira kunyita mama Sabi. Winsetsa. Nese njya ratamu mu rugo nari mushyi. So nje gusura uyu murano no wa musore Sabi. Ndega mbajije jo ari he nyine natwe mazugura kabiri. Nibwo abembwira kandi rero abantu mu gihe utabazi ibintu byose wakira ibyo ubwiwe. Ku buryo kubwira ngo umwana uzumvaga yamubyara. Arya witwa Nyambo. Ego, witwa Nyambo. Ukuntu yabimbwe n'uburyo yabivugaga ngakora gym cyane ngo ibiki
ngo yiyitaho ngo sauna ngo akora sauna ngo 4 ku munsi uyu se nibyo yambwiraga nyine yakubitagira nsaba nyiramumariraho urwenya rwose nanjye nyine mbifata gutyo yansaba bitwara ibimenyere so mizuteze baturaho turashima Imana n'izuba rya Kigali ukabikubwira nyine nitwa Nyambo ndiba hano nishimiye kukumenya yarambwiye nyine ndafite inshuti ngo bahuriye Dubai nishimiye kumenya nyine natwishimiye kubasanga nisi gukora inshuti yiwe cyane gutyo gusa si inshuti gutyo gusa bari kumva ari ikibyisha inyuma ereganutse hariya muri hano n'ubwambere mwanya nishimiye gutyo umeze utyo aha ni inshuti yanjye tu shanye n'ubucuti bwanyu Imana ibushyigikire kandi n'ubuvamo n'ibindi nabyo tuzabyakira aha nyine n'ubuvamo ubucuti burenze sibyo rata nicyo uri kunsanga ndakajyaho nta kibazo nawe ugiye mukora ibintu byawe nyine ariko wanagiye wagira gute ariko please witakarire ndashaka guca bugufi nsaba imbabazi ubundi uragera ngo mbigenzere uzi ko ari kureba se nkabona sinzi ibintu bibereyemo ese bagiye kwerekana iwabo twe ntibigeze umuzana naho tumubona nyine ngiye mbabarira imbabazi ngusabye nyine ndabibona urarakaye kandi iyo urakaye ntabwo ugiye wemererwa neza mbabarira ni imbabazi ngusabye wanajya no mu kazi ariko ntundakarire wenda ahubwo ikizakurikiraho jyewe nzamukwereka none nakubwira story yose uko imeze si ubanze ibyo ngibyo iyo ubanze ibyo nyine impamvu ntabibanjije urumva nuko nabuze ngomera ariko siko reka nzi neza uraje urabizi ibintu byose ukuntu kugenda akazi kameze neza akazi kanjye ni gapfa ngo ni ukubera umukobwa urabizi ukuntu bizagenda tuzicamo ntabwo gapfa ese ubwo gapfuye gute gapfuye gute ahubwo mwakunze ntabwo uzi ibintu bibaho ku buryo se sisa ubuze n'icyo umbwira oya ku buryo iki se nyine ku buryo wenda ushobora gukeka ko wenda nafite amafaranga nkayangiriza siko reka mubwire urambwira ngo mubabarire sibyo akazi naribi sibyo ariko uramutse wibeshya akaba n'ikosa ntabwo nzakubabarira nyine ni ubwa mbere njyewe anta presence nyine inshuti yiwe nyine kandi yishimiye gutya muri ubu buryo so rero ni karibu hano turakwishimiye ubwo inshuti ya anti natwe aba ari inshuti yacu aba ari inshuti ya famiye urabona ko ari umwana mwiza nk'uko nakubwiye cyane sobanura ubwo bwana bwiza bupimira kuki kuka umwana kandi yagendeye nyine reka mbaho umwanya muganire gusa ariko nawe bamuganiriza abonye umwana mwiza uraganira nyine anti ni umunyamahirwe kugira nawe uri umunyamahirwe kugira anti kuko ni umwana mwiza nawe recognize ari byiza kuba mbamenye none mbonye impamvu nyinshi zayo zituma nzana nazaga naje kureba Jojo cyangwa Sabi nawe ubwo nkumenye ntabwo tuzahura mu nzira ngo nkuceho ibyo byo wenda ariko kuza hano ntabwo waza ubundi anti adahari kubera iki oya nawe yahacaka gusuhuza ageza ntahari gasuhuza Sabi Sabi nako nuko ariwe tuziranye kenshi nimugoroba yavuye mu kazi acana nese ni Sabi ko kabaje kureba nta kuntu nyine abaje kundeba ariko agaca kuri Sabi agahita ngeraho wenda ibyo kurumva ariko ntanaza nje kumureba nabwo nkaca kuri wowe akasha no kuza kureba nyira kanancaho nanjye tukagusuhuza cyane ntacyo nyine ageze kukureba aze kubivuga usa nkaho ubwo none natwe tubonereho kukumubona kandi Nyambo ntacyo ubwo rero kubivuga namwumvisha imvuga ari kuvuga ninjye ari kubwira mwihorera aha arishimye ni byiza ariko mbese mbabari kandi ndi kumwe n'umushuti wanjye
ariko se kumona sinzi ndi kubona bitekerezo byo biri kure. aha Nyambo data nkwibariza ko agupresence inshuti nk'abantu bitinzeho nta nshuti agira. Mbaje Nyambo uretse atasubiza agira inshuti pe none se kumbona kuba turi inshuti nyine ubitinzeho ujya kure mu bitekerezo. Nibwo bwa mbere mbonye ari kumwe n'inshuti nkabona nyine arishimye cyane. Izindi abarakari ntabwo abarakari ariko nyine babiri ari abo bisanzwe nyine nk'uko wakakira inshuti ariko wowe nyine arishimye urabona nyine byamurenze. Kanigendere naza kukoma rutende wevugiraga nihitiraga ahasigaye reka mbaho nganya muganire n'ubundi narinje kwirebera akantu muri firigo nari mbizi ko hari ariko nari nkuzi nyine mu makuru none nkubonye kuri televiziyo. Byiza ko nawe nishimiye kwa mumanye ndi mu muryango wa Jojo. Urakoze ako kantu ndagatora umushyitsi yagiye. Ariko se abantu bose bomuna baba tuje cyane. Ako Nyambo we mbonye atameze nka Nsabi. Nase baravukana ko ruvugiye kubihuza. Kako nawe urabizi ko ari amakosa wakoze neze niba utuzuke kangufiteho ibintu kuno urabanza urambeshya ucishije ku ruhande ngo kugiye mu kiriyo ngo umuntu yagize ibyago ntiwishe umuntu w'abandi buriya. Sama kosa ariko nta uhari nyine nibyo nahimbye. Go ahead genda ushakishe urukundo rwawe wenda wavuga nasanga runariho ndagenda se n'undi mbona ukirakanye sinakuye ngo ndacyana neza ndabyumva wamba wese ukazagenda ukurikirana ibyari ukazatakara byibura nyine ariko ba closing uhari kuko n'ubundi niwe umaze iminsi mu kazi ba closing uhari nyine ibyo ndabyumva nta kibazo nagenda ariko kugaruka biragoye. Nzararayo ubundi garuke ku buke ariko nzahagera cyeka uza nzarara. uretse gakoze ko nta kibazo ufite. Normal. Normal. Wagiye kwerekana umuntu w'umugabo ngo uzarara. Oya ntabwo nzarara aho ngaho. Uzarara. Ahantu na booking nzarara ni hotel. Ariko akantu kabona suzigarana no mu hotel nakoze ko. You know what? Uzagenda kuri bishop na cyane. Teregwa. Komera ye mwarabu we. Kuri komeza wihangana. Makuru ki? Basi waba utafite amakuru meza nanjye nk'amakuru yawe njye akaba meza koko kubisa. Aha. Uyu nta wese nakora ikintu ukwishira mu mutuzo sha. Yari gutushyize mu mutuzo se wakora iki? Sha mwarabu we. Ibyago ni ibyago. N'umuntu arapfa akagenda urumva? None ntaco. Akora wibinyibutse. Ntakundi. Akora bagera gwareka nkubwiza. Umeze ute wowe? Nyine bwo nacitse umugongo kubera wowe ari kubundi ahandi nta kibazo. Oye ntaco no wakora iki sinone. Utavuga nsi waje ahe. Nta noze ko nakimarishije amaguru ko nta nabuze n'ikimenyetso. Ese urayahiga ngo yabone ni inka yatorotse byibura ngo baze Mwarabu we, mwarabu. Yari gwareka nkubwire. Wari wankoze mu mara. Ishyire mu mutuzo. Ahubwo buri amahirwe ugize. Urabizi ko nakubwiye ngo ubitse amafaranga kuri banki. Ukavuga ngo ntabwo wizeye banki, wizeye inzu yawe. Hari wenda iyo menya nk'agajana yo mwa. Ubu ngubu nta kibazo ubufite. Ariko uzi ko niyo banki yashya. Amafaranga yawe arimo. Banki y'igihugu ihita yongera igasubizamo amafaranga. Buri muntu akagira amafaranga. Gahira. Akayasubirana. Nenzi ngubwo ngajanye yo gagasha bagafitemo bose nuguheba. Ayo mafaranga warambabaje. Ayo we. Ari we n'imbwa. Sha nta kundi ariko umva nyine nkubwire. Wenda utaragenda. Nyine Pepe. Ko mbona utishimye? No, I'm fine. Kandi mbibona ko utameze neza ufite ikihe kibazo? Iki Pepe? Bebe. Ngira ikibazo ufite kuko ndi kubona ko ufite ikibazo. Bebe. Ndagukunda. Ndagukunda. Kandi cyane.
ikindi ntabwo nifuza kuba mu buzima utarimo. Bebe, uri kuntera ubwoba. Ufite ikibazo? Bebe, ibibazo byose waba uri gucamo, sibyo? Menye ko ndi kumwe nawe, ndagushyigikiye kandi ndabizi ko uzabicamo bigashira, sibyo? Are you sure? Ndakwizera. Please, mbabarira umbwire ikibazo ufite, wenda biratuma uruhuka. Niba ari no mu kazi nta kibazo, sibyo? Simbi nkoze ikibazo. Bebe. Bebe, it's okay. Ni ikihe kintu ushaka kumbaza? Mbwira. Ese wenda mbaye ngize nka misiyo y'ahantu nshobora kujya nkamara nk'amezi 9 cyangwa wenda akiyongeraho gato. Navuganye na Forome kuri cya kibazo cy'umucari zose. Foromina rero turavugana abanza no kumbwira ngo wamurakariye, ariko nanone hagati aha ngaha mbere yuko nkubwira iby'umukobwa wanjye shyira umutima hamwe. Imana yaguhaye ariya mafaranga izaguha n'andi kandi izayakuba. Burya ikibi nuko wabura Yannick. Ibyo nashaka byemere cyangwa rorere, ibyo si byakuraho uko nabuze amafaranga ganje agomba ataye. Oya umva nkubwire, buriya ikibi nuko wabura Yannick wayaguhaye, sibyo? Gira icyizere cyuko ahubwo none ikindi kintu nshimiye Imana, wenda sinshimiye Imana kuko bakwibye n'umugore w'injiji. Oya bijeho ariya mafaranga ntureba, ugize amahirwe bibye make. Arije yari kuzakoreza amafaranga akabibirundo bakayakwiba cyangwa se bakanayagutsindaho. Kikoze ubumwara nubwo gabarabi cyangwa ifaranga nzemera mfe kuja gufunguza konti. Wivuga ngo uzemera ukabikayo amafaranga yose ubona abakire bose bagire, uzarebe umurongo buri kuri bank se konti niganya mbura izirira. Ariko se yayakwambura bataje kugiba mwiyindi. Ariko se yayakwambura gute? Ahuwe oyihangane none ubwo uwo mukobwa ngo byagenze ute mwabyanzuye mute? Furamino kuntu twabyanzuye yambwiye ati nta kibazo umwana agomba kuza kibura akajya nadufasha n'uturimo. Yabyemeye pe. Ako mwana yabyemeye atabyemeye nje bura ntabwo ndumvikana nawe. Ariko se utumvikana ni impamo ya Mungu, sibyo? Rero niba ari n'ikibazo ufite ntugira ubwoba kuko umutima wanjye ni uwawe, sibyo? Baby please. It's okay. Ndagukunda. Baby please. Baby nangira kumbabaza nawe bigize. It's okay kandi mbona kubabaye. Ndeba. Urabizi ko nkunda. Kandi cyane. Wumve yuko nzagutegereza, sibyo? Niba ari n'imisiyo y'akazi ugiyemo njye nta kibazo mfite baby. Cyangwa mbwire basi ndeka akazi kanjye njye tujyana. Aho kugira ngo ubone ubabaye gutya njye ndi tayari akazi ndakareka, sibyo? Tujyana aho hantu wenda bakohereje gukora, sibyo baby? Baby please. Okay. It's okay. Wowe icyo ushaka mbwira ari cyo nkora. Baby please. Njye cyangwa nkubwire ngo uko byagiye gutekereza umugore ngo uraje kugura inyanya sha yarambeshe mubisha ingufu ako nimba ariyo simbizi agasinga inzu imeze nka wa ni gutakazama abantu ngo baje kwiyorera. Nanjye namubajije nese ku kimose gamuvura, ariko buri uzi yuko afazari yari kuyafata akayagendana nkuko nawe wajya uyagendana ko nawe yamukije. Unasi kubushogoshe yewe uwerekeje nyine bwo naringiye pfiri ya kureba ibitoki. Wenda gutarasi
ndashaka gutara muri none. Hajya nawe uzatwerera ntuzambuce ngende. Wahora niki? Ngande birasesha. Nkunanje niho ndi kuvuga ndagenda ndapfurapfura intwererano. Mfite impapuro 30. Z'abantwereje ubundi kuko cyumwana kukunda bigenda nte. Yahumura wowe tuze. Reka nkubwire. Sinje gutanga itangazo kuri radio. Ngo bayashake se? Ngo bayashake. Amafaranga urayazi wowe. Kusibaza bisete. Ubiyo ntumbi yatwaye biragaramye yibereye hanira tuje. Ngo shamuvuna mwetu bagaryamye. Kuno zari intoti ziri gukeba. Akoreka nkwereka. Nta muntu ukeka ngo tuzamuri ture wenda turebe ko yayemera. Nta wakeka ndetse nta nibimenyetso mwara buwe mwara. Nta kundi mwara. Ubu nyamara twagira abo tugize abo dukeka. Twarebesha buretse. Oyo utajyana uwukeka ukanacumura bihorere. Ariko nyine icyo kintu cyumveho Foromina rwose nta kibazo. Uko uhombye nawe niko ahombye. Ndagukeneye ariko please basimpa tayimu uyu munsi mbe nigiye nyine amasegonda nibura amasaha ngahe please ndakwinginze. Baby ntabwo nagusiga umeze gutya. I'll be fine, okay. Kandi mbona kutishimye. Yeah, ndazo kumera neza ndakwinginze. Base ningenda biratuma umera neza. Okay, ngaho basi sibyo. Ndagenda. Banza ariko ndebe, sibyo? Nizere ko utari gukora ikintu cy'amafuti. Sibyo? Kandi ubyumve yuko ngukunda niteguye gukora buri kimwe kubwa, sibyo? Witaho. Nagomba urakongera kugomba